Yesu ashimwe bene data, muraho neza, bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera yende ku byaduhishiye, hanyuma abituheshe anatuheshe mwami guhishurirwa iby'ubwiru bwaryo, aduhereze n'imbaraga zo kubasha kubaho nk'uko ijambo ryawe ryadutumweho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru tuzaganira ku gutwara intwaro z'Imana, tuzifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Nubwo hari n'ahandi bavugamo iby'izi ntwaro mu buryo bugiye butandukanye, ariko aha niho tuzibanda cyane. Uyu munsi rero turasoma umurongo wa 10 dusome n'uwa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abefeso 6:10 yaranditse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 14 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Uyu munsi turavuga ku kuri, ejo tuzakomeza n'izindi ntwaro gutyo uko umwami Imana azagenda dushoboza. Nk'uko nari mbivuze, turahera ku gukenyera ukuri. Hari impamvu Pawulo yahereye ku kuri. Ubundi umuntu iyo agiye kwambara ntagahera ku musentire, ariko iby'umwuka byo bigira gahunda, bigira ukuntu bigenda bitandukanye n'iby'umubiri. Kubera iki Pawulo yahereye ku kuri? Nuko n'ubundi ukuri niyo fondation, niwo musingi w'ubuzima bw'umukristo bwose. Umukristo ufite ibindi bintu byose bitubakiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, aba yubakiye ku musenyi. Imana yacu tugirire neza. Ubuzima bw'umukristo muzima bushingiye, bwubakiye ku musingi cyangwa se fondation ariyo kuri kw'ijambo ry'Imana. Donc ukuri kw'ijambo ry'Imana niko yubakiraho ibindi bintu byose. Imana yacu tugirire neza. Aha ku isi hari ibindi bintu byinshi byagereranywa n'ukuri cyangwa se byitirirwa ukuri. Hari ibyo bita ngo ukuri k'ubuzima, ati realite y'ubuzima ivuga ibi n'ibi gutya, ariko ibyo si byo kubakiraho ubuzima bwacu. Ibi byose nyine bispeculating hanze bavuga ngo donc abantu babaho gutya, umusore abaho gutya, umukobwa abaho gutya, abagabo babaho gutya, abagore babaho gutya, ntiwabaho udakora ibi, ntibyagenda gutya. Wabaho rwose udakora ibyaha, wabaho udakora nk'iby'abandi bakora, kandi ukabaho neza, kuko ntabwo tubeshwaho no gukora nk'iby'abandi bakora, tubeshwaho gukora iby'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ryabigennye. Imana yacu tugirire neza. Hari n'ibindi ngo bita ngo ni ukuri kw'inshuti zawe, donc ugasanga umuntu ikigare kimukikije, hari ibintu byita ukuri, hari mu buzima basetinze bagomba kubamo, ariko ibyo ntabwo ari byo dukwiye kubaka ubuzima bwacu nk'abakristo. Ubuzima bwacu dukwiriye kuba turi abantu badependa ku buzima bwa Kristo, aho kugira ngo tudependinge ku nshuti n'amahame y'inshuti zacu. Ubuzima bwa Kristo nibwo dukwiriye kubakiraho, ukuri kw'ijambo ry'Imana niko dukwiriye kubakiraho ubuzima bwacu. Imana yacu tugirire neza. Hari n'ukuri kw'imirimo abantu bakora, ukavuga ati mu bucuruzi ntiwatera imbere udakoze ibi n'ibi, mu kazi boss ntiyagushima udakora ibi n'ibi, abakiriya ntabwo wababona udakora ibi n'ibi, abantu mukorana ntibakwishimira udakora ibi n'ibi. Kandi ugasanga bene ibyo bintu bari kuvuga ni ibintu by'ibyaha. Wabaho rwose ufite byose bikwiriye kandi udakora ibyaha, kuko Imana niyo itanga icyubahiro, Imana niyo itanga igitinyiro, Imana niyo itanga igikundiro. Imana yacu tugirire neza. Cyakoze ntitubereyeho gukundwa n'abantu bose aha ku isi, ntitubereyeho gushimwa n'abantu bose ku isi, ahubwo icyo duhamagarirwa ni ugukora ibyiza bishimwa n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu yanezerewe, it's okay, abandi bazagenda banezerwa nyuma nta kibazo. Nubwo batanezerwa nta n'ikintu byaba bitwaye. Imana yacu yishimye, it's okay, abandi bazagenda bishima gahoro bashimishwa n'ibyo dukora, kandi nabo batakishima nta kibazo. Imana yacu ipfa kuba yishimye. Ubuzima bwacu, icyo narindi kuvuga, bukwiriye kuba bwubakiye ku mahame ya Kristo, bukwiriye kuba bwubakiye ku ijambo ry'Imana. Niko kuri dukwiriye kuba twubakiye. Nk'uko ubuzima, tugendeye kuri biriya Pawulo yavuga byo gutwara intwaro zose z'umwuka nako z'Imana, yarimo yifashishije imyambaro y'abasirikare b'Abaromani. Urumva sentire, umukandara niwo wakomezaga imyambaro yo hasi n'iyo hejuru, ukayikomezaho nyine ikamufataho, kugira ngo ubuzima bwa Kristo bugufateho, bukubeho, nuko ubugira buba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ibintu bidashingiye ku ijambo ry'Imana, bishingiye ku byo wumvanye abandi, bishingiye ku byo wabonanye abandi, ntago bigufataho, bigeraho bikakunanira. Imana yacu tugirire neza. Amahame yaho usengera, wakomoye ku babyeyi, wakomoye ku inshuti zawe,
umva ntajya gufataho, birakunanira bikakunanira. Ukwiriye kuba ayo mahame ashingiye ku ijambo ry'Imana kugira ngo agufateho. Ubuzima niba no kuvugisha ukuri ari ibintu ukomora ku babyeyi ntago bizagufataho, niba ari ibintu ukomora ku nshuti zawe ntago bizagufataho, kudakora ibyaha, kutanywa inzoga, kudasambana, kutagira gute, ibyo byose niba atari ibintu, niba udafite fact zishingiye ku ijambo ry'Imana, biba ari ibintu bishingiye kuri ku ijambo ry'Imana, ubikore ushingiye ku ijambo ry'Imana, uvuga ngo aha n'aha narahasomye handitse gutya, narabisomye ndabyizera, nizera ko ari ibintu byahamijwe n'Imana, ibi nibyo ngenderaho. Ibyo bintu ntabwo bizagufataho. Kugira ngo iyo myambaro ifate ku musirikare nuko yambara sentire, uko niko nawe kugira ngo ubuzima bwa Gikristo bugufateho, kugira ngo buhamywe, kugira ngo bube bwa nyabwo bugufateho, bugukomereho, kugira ngo bukubeho no mu myaka izaza buza bukigukomeho, nuko biba ari ibintu bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo ukora bishingiye kuki? Niba bidashingiye ku ijambo ry'Imana, aho warakishe. Bikwiriye kuba bishingiye ku ijambo ry'Imana, niyo fondation, niyo musingi, niyo sentire ikomeza ibyo gukiranuka bikadufataho bikemera. Urakoze cyane, wifurije kwambara umwambaro mwiza wo gukiranuka, iyi sentire yo gukiranuka, iyi sentire y'ukuri, uko kuri kugufateho, kugukomeraho. Ejo tuzavuga ku gukiranuka. Murakoze cyane, Yesu Kristo aduhana